akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turagushimye data wa twese ukirana kuri mu ijuru. Uyu munsi n'aya masaha na bura yaduhaye yaba twe nk'abigisha yaba gahunda wemeye ko dushyiraho ukaba uri kuyisohoza yaba batanze igihe cyabo cyo kwiga mu bitotsi izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye gukomeza kwiga uduha ubwenge bwumva n'ubusobanukirwa mu izina rya Yesu. Icyigisho dufite uyu munsi ni ijambo ritubwira ngo kwirinda ni ihame ry'Uwiteka. Ijambo kwirinda ry'abandi bita temperance ni ijambo rikomeye ariko riboneka mu nzira zose zo kubaho ariko abantu benshi cyane bakaba batarizi cyangwa se n'abarizi bakarimenya amajyejuru. Hari ibyo yabita mu Gifaransa ngo ni connaissance superficielle, ibintu bituma abantu bamenya ibintu amajyejuru ariko ntibamenye igihombo batabikurikije kandi ntibamenye n'inyungu babikurikije, ahubwo ari ikintu utazi. Noneho iyo ikintu cyose ugihomba ntumenye ibyo uhombye kandi wacunguka ntumenye ibyo wungutse ubwo ukiza amajyejuru. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu yatumye dushaka kubikurikiza. Ku bayuda bagize ubumenyi bw'amajyejuru bamenye ibitambo yoga nyirabyo ubwo kana akaga ariko batambaga igitambo mu gitondo nimugoroba kandi umuntu yabaga atondekanye ibyo yahombye mu myaka yose byari byinshi ariko Yesu aje baramuyoberwa byashushanyaga. Yani niko kaga kumenya ibintu amajyejuru. Noneho iri hame ubundi amategeko agenga kubaho k'umuntu nane muri Bibiliya. Ni amategeko 10, ni amategeko mbonezamubano ibyo bita loi sociale, ni amategeko mbonezamirire nicyo bita temperance, n'amategeko y'isuku n'isukura ibyo bita hygiene. Ayo mategeko umuntu wese asabwa kuyamenya bititaye ngo nuwo muri ihe dini n'urugero runaka n'umuyobozi runaka n'itsinda runaka, ahubwo umuntu wese ni amategeko agenga kubaho ko Imana yashatse. Ndasubiramo, ni amategeko 10, ni amategeko mbonezamubano, ni amategeko mbonezamirire, ni amategeko y'isuku n'isukura. Noneho ibyo burya binakubiye mu mategeko 10 ahubwo nuko bitandukanywa kugira ngo abantu bavyumve. N'igihe Yesu yapfira ku musaraba yakuyeho amategeko y'imihango yamushushanyaga ariko atukuraho n'amategeko y'idini ry'abayuda yarangiza ariko ntabwo yigeze ayahungabanya na gato, yigeze atunga gatoki ko ari amategeko agenga impagarike y'umuntu n'imibereho ye. Kubw'ibyo rero utayazi birakugora. Mu mategeko 10 muri Zaburi 119 umurongo waho w'ijana 165 harakubwira ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Mu isezerano rishya Yohana 14:15 nimunkunda muzitondera amategeko yanjye ubwo birimutse. Mu isezerano rishya n'ubwira amategeko agiyemo. Mu byahishuwe 12 umurongo wa 17 harakubwira ngo cyo kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanya abasigaye bo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana ufite kwizera kwa Yesu. Ngo amategeko y'Imana ntabwo amategeko ari amategeko y'imihango, ni yandi Mose yeretse ku musozi Sinai. No hayi imihango ni yandi Mose yanditse mu gitabo. Uvuga ngo amwe akomoka ku ikaramu ya Mose, Imana koko niyo yari yatanze ariko azarama ku rupapuro. Noneho andi yo yari 10 azarama nk'ibuye. Urumva ko ntabwo bihuye. Iyo habayeho gusobanukirwa hari ukuntu Imana yandikisha urutoke rwayo yandika ku ibuye, Mose yandikisha urutoke rwayo yandika ku rupapuro, nawe wumva ko uburambe butangana. Ubwo niba Mose apfa ubwo nawe amategeko azashira. Ariko niba Imana idapfa kandi kandika no kudasaza ikandikisha urutoke rwayo, umva ko byanze bikunze muri monde physique Imana yari handitse ikintu. Ubundi gusobanukirwa ntabwo bisaba ibintu byinshi, ahubwo bisaba gutinda ku kintu ngitekerezeho ufite imigabo n'imigambi yo kugira ngo utaza kunyuranya n'Imana. Iyo umuntu yamaze gusiga umuti ku maso, ikintu cya mbere kimufasha
nuko yirinda ikintu cyose cyatuma anyuranya n'Imana kuko yaba ashenye ikigega cyo kubaho n'amahoro ye. Amategeko 10 rero nuko ameze, abayakunda bagira amahoro menshi. Yesu ati nimuyakunda nimunkunda nta wundi wakunda Yesu, akundi wakunda Yesu kiretse kwitondera amategeko ye. Noneho mu ngingo kizo ngizo zigiye zikomera ntabwo ari abantu benshi cyane bazabitondera amategeko, ndetse n'ubutumwa muri Katolika ngo bafite kwihangana no kwitondera amategeko y'Imana. Rero no kwihangana, kwizera no kwitondera niwo musozo w'ubutumwa bwa Marika wa gatatu. Ubwo bigaragara neza ko abantu bose bagomba kumenya ayo mategeko 10. Muzabisoma mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu. Abenshi muragifite mu Gifaransa, abandi mu Cyongereza, abandi mu Kinyarwanda. Ayo ni amahirwe. Muzagende musome mu kigwa kiboneka ku page 580 mu Kinyarwanda no mu Gifaransa, yarangiza kivuga n'ubundi akamaro k'amategeko y'Imana. Muzasanga nta kantu na gato kasigaye. Impamvu ndamvugaho bike cyane kugira ngo nibura njyane na benshi babasomyi tubashe kubaho ariko twumva ibyo turimo tuzi n'ibyo ari byo, kugira ngo kuko ubutumwa buheruka dufite ni uko abantu b'Imana bashobora kuba bafite umutima wo guseka ku maso, bivuze ngo batagwana n'inyandiko ahubwo bazigwanira. Noneho bakoreshejemo ijambo navuga ngo riremereye, baravuze ngo ndayansoma duke cyane ni ku mategeko 10, ni ikigo cya 61. Haranditse ngo l'erreur vitale de roi divine, akamaro kabeshaho cyangwa se umumaro ubeshaho w'amategeko 10 y'Imana. Dieu ne voulait pas que nos premiers parents connaissent le sentiment de la culpabilité. Ntabwo Imana yigeze yifuza ko ababyeyi bacu ba mbere bakwiyumvamo gucumura, car ils acceptèrent les déclarations de Satan, ahubwo uhereye umunsi bemeye imyanzuro cyangwa se ubuhamya bwa Satani qui était mensongeur, kandi Satani yarasanzwe ari umunyabinyoma. La désobéissance et la transgression furent introduites dans le monde. Igihe ababyeyi bacu ba mbere babyemeye kumvira imigabo n'imigambi ya Satani namaze bazigendeyemo, kutumvira no kwica amategeko byinjiye mu isi. Kutumvira no kwica amategeko. Nubona n'umwana gusuzuguye, ukabona umugabo asuzuguye umugore, umugore agasuzugura umugabo, umuturage agasuzugura umutegetsi agasuzugura abaturage, ukabese uko ako kantu k'agasuzuguro kinjiye aruko icyaha kinjiye. Aho umuntu yararemanywe kumvira. Rero kubw'ibyo inatira febri byabyaye kwica amategeko ni imiterere y'umuntu icogora idashobora. Noneho uyu umuntu ashobora gukoresha umuhati wose ngo acumure, ariko umuhati wo gukiranuka ukamugora. Ubwo ni cyaha cyatwaye. Rero accessible intelligence humaine, amategeko buryo ubwenge bwa yakira urayumva, ni magufi, tukice ntabwo bisaba imbaraga nyinshi, tugasambane bisaba imbaraga nyinshi, tugashinja ibinyoma mugenzi wawe, tukifuza ubahe so na nyoko. Ni amategeko magufi gufi ariko ashobora kumvikana, ariko umubiri waracumira kumwumvira biragora. Niyo mpamvu ariko dusaba kuyakunda. La loi de Dieu n'a rien de mystérieux. Tabwira uburi mu mategeko y'Imana 10. Tabwira uburimo ntabanga arimo. Intelligence la plus faible peut comprendre ces préceptes. Ariga n'ubwenge busanga mu intege nke bwakumva iryo hamwe. Umuntu mubwiye ati ntukice yabyumva, zo ntukibe wenda n'ubwo ugiye kwiba tabyumva, ariko abwiza aho bitereka amaze kubyibunda akabimwiba yababara. Ubwo bikwereka neza ko ari amategeko asobanutse kandi yumvikana. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu atamategeko y'Uwiteka ni meza. Il y a dans le dessein de Dieu des actions de Dieu, des mystères que l'esprit limité est incapable de comprendre. Icyakora mu migambi y'Imana no mu mikorere yayo harimo ubwira intekerezo ngufi zitashobora gusobanukirwa. Mu migambi y'Imana, mu mitekerereze yayo hariho n'ubwiro. Nubwo amategeko yagutse ariko hariho ubwiro. Nawe tekereza kugira ngo umenye neza ngo ni kuki abasore babiri banirwa guterura uwushonje akanirwa no kwijyana yananiwe gusonza, ikijumba kyamuterura yakirye muri ako kanya ukabona arakomeye aragiye. Bigenda bite? Kwibaza ubwo no kukwereka ko hagati y'imikorere y'Imana harimo ubwiro umwana mu atashobora ku bigenze bite kugira ngo bishobore imboga ari zo zubaka amagufa, amazi ariyo yoza umubiri, kandi uyanywe anyure mu biryo ajye gusohokera mu ruhago ibyo bishyimbo bye kunyurayo. Ni kwereka ko harimo nk'ubwiro. Ubwo bwiro bw'abantu b'Imana bagomba kwicara bakabazi ngo ni ibiki ndimo. Iyo bakubwiye ngo kwitondera amategeko y'Imana bitewe n'ubumenyi ya profondi bwabwinjiye cyane, ntabwo ari amajyejuru. Noneho kubw'ibyo
niyo mpamvu bakoresha iryo jambo hepfo bavuga ati none se amategeko y'Imana n'ubutumwa bwiza bihurira he ndagira ngo muraza kwihangana kuko ndi bunyure muri byinshi cyane kandi bambe simbabwira kwihangana ko nibwo bushake bwanyu ahubwo yaravuze ngo l'évangile de Christ est la bonne nouvelle de la grâce, c'est-à-dire de la faveur par laquelle l'homme peut être affranchi de la condamnation du péché. Iyo bakubwiye ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubuntu bwe bivuze ngo umuntu abahawe uburenganzira bwo kurokoka gucirwaho iteka ku cyaha yakoze et l'andi capable d'obéir à la loi divine. Tukiri iteka gusa ahubwo ukanashobozwa kuzayumvira. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Iyo ni inkuru nziza. Bakubwiye ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'ubuntu bwa Yesu bukubwira ngo uhereye none nunyizera ibyo wakoze byose iteka waciriweho ndari gukijije. Ariko ntabwo ari mu bwinanirwe muri izo mbaraga zigukiza iteka by'icyaha harimo n'imbaraga zatuma ushobora kuyasohoza. Ubwo rero kuri wowe ufunguwe kandi uhawe n'umudendezo hanze. Ntabwo burindishijwe ijisho. Kubw'ibyo fati l'évangile désigne le code moral comme étant une règle de vie. Ubutumwa bwiza bwerekana ko amategeko 10 nayo kwerekana ko umuntu akwiriye kubaho. Amategeko 10 ni ukugutungira agatoke ngo umenye ko ukwiriye kubaho. Fati par obéissance sans réserve qu'elle exige, cette loi oriente sans cesse les regards des pécheurs vers l'évangile du pardon et de la paix. Bideye byukunda amategeko yahuranije akagusaba kumvira kudakebakeba, ayo mategeko yerekeza uburikanya amaso y'umunyabyaha ku butumwa bwiza ngo ajye ababarirwa kugira ngo agire amahoro. Urumva ko ubwo noneho ubutumwa bwiza buvuga kubabarirwa, ubutumwa bwiza buvuga gukiteka, ubutumwa bwiza bukavuga gushobora ibyiza. Ndasubiramo, ubutumwa bwiza bukwereka kubabarirwa, bukagukiza iteka, bukakwiringiza gushobora iby'Imana igushakira. Niyo mpamvu bwitwa ngo ubutumwa bwiza. Ntabwo umuntu yamaze kubwakira ngo abumwinanirwe, ntabwo yamaze kubwakira ngo umwihebe, ntawe umaze kubwakira ugira inkeke, uwamaze kubwakira afite imbabazi, uwamaze kubwakira ntagiciriweho iteka, kandi uwamaze kubwakira azashobora ibyiza. Niyo mpamvu bwitwa ngo ubutumwa bwiza biri mu mategeko 10 rero. Noneho ayo mategeko ntagarukiraho gusa, ntabwo Imana yakuraho amategeko. Yesu ati ntabwo naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Le Seigneur ne sauve pas les pécheurs en abolissant sa loi. Ntabwo Imana yakiza umunyabyaha ibanje kumukiza amategeko, qui est le fondement de son gouvernement dans les cieux sur la terre. Kuko mu ishengesho ry'umukiza amategeko y'Imana nibwo rufatiro rw'ingoma yayo mu ijuru no mu isi. Mu ijuru bumvira Imana no mu isi bagomba kuyumvira. Imana rero ntiyayakuraho ngo woroherezwe. Iramutse umunsi izayakuraho ubwo n'abanyabyaha bavuyeho twaba dufite ijuru noneho Satani ntiyabaho. Kubw'ibyo ahubwo hari amategeko kugira ngo tube mu isi turi munsi y'ubutegetsi bw'Imana. Bitaba ubutegetsi bw'Imana buvuyeho ubwo Satani bwayobokwa. Noneho ahubwo ubutegetsi bw'Imana niho buhora buhanganye n'ubwa Satani. Ndagira nti saho gusa ubwo amategeko nicyo yarashatse kuvuga, ndacyari muri kwa kundi kwitondera amategeko y'Imana. Ati la loi de Dieu dans le domaine physique. Amategeko y'Imana yinjira no muri impagarike. Iyo tugiye kugira ku isabato, uyu abantu benshi cyane bajya bayisoma, ukibaza ati ariko ubundi ko abantu benshi cyane babonda ngo amategeko y'Imana yavuyeho, ko hari ibyo bagikora kandi amategeko y'Imana bavuga ko yavuyeho. Teko rya 4 haravuze ngo yuko kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora. Kweza no gukora birajyanira. Ubwo bivuze ngo isabato ntiyagenewe abanyabyaha. Abanyabyaha bagomba gukira ibyaha ariko n'imiterere igakira ubunebwe. Mu minsi 6 ujye ukora. Ni ukuruhuka kwagenewe abakozi. Imana yabanje gukora irabona iraruhuka. Umuntu agomba kuruhuka yakoze. Ibyo kwibwira ngo uzicaruka akazara ko kurya gusa byo ngabyo gusa ni icyaha nacyo. Ntabwo isabato yagira agaciro ku muntu w'umunebwe. Niyo mpamvu ayo mategeko ati une source de bonheur. Ubundi amategeko ni isoko y'umunezero. Le roi de Dieu puise le fondement dans la rectitude la plus immuable. Arega amategeko y'Imana avomwa mu miterere itahanagurika. Et so ainsi fait qu'elle procure le bonheur à ceux qui les observent. Imana uko yashyizeho umuntu yarangiza kuyumvira akagira umunezero. Iyo umuntu amaze kumvira amategeko y'Imana umunezero uraza. Uvuye no guhinga n'ubwo urwaye amabavu uri kwishingikiriza umuhinga urushye
ariko amaso agenda ari gusubira inyuma areba intabire ngo urebe ukumva unezerewe. Iyo umuntu yashoboye icyo ashinzwe bizana umunezero. Ntacyo wakora ngo umunebwe buriya ntagira umunezeza kuko ntabwo ashoboye ku isi. Ariko umunyamirimo nubwo ko bari gukoropa, nubwo ko bari guhanagura intagangurwa mu madirishya, nubwo byaba ari kumesa umuswara, akantu kose urangije gukora kandi mu mwanya wako uranezerwa kuko niko Imana yategetse. Kubw'ibyo aho lâcheté pour servir rero twacunguriwe gukora byanze, ariko gukorera abandi niko kuvuzwa ngaha. Teko Imana kwigisha umuntu akiranuka buri gihe utangiye ngo wahise none kuba watangiye gukorera abandi, tukica uri gukorera abandi, tukiyo ni gukorera abandi, tugasambane ni gukorera abandi, tugashinja ibinyoma tugukorera abandi, kwifuze mu yandi magambo muri magufi y'amategeko kwigisha ko ugomba kuba ku isi ariko hari icyo umaze ukera imbuto. Amategeko rero ntabwo nyatindaho, icyo nashakaga iki cyigisho muzagisoma cyane. Barakubwiye ngo arega inculquer aux enfants l'obéissance au roi divine, abana bagomba gucengerwa mu kumvira amategeko y'Imana. Ibitambambuga twebwe iyo umuntu n'ubu ngubu nanjye mu myaka mfite yaba n'ingifite ababyeyi bavuga ngo yewe mwana, ariko hariho imyaka y'ubwana. Iyo myaka y'ubwana umuntu akureba icengezwamo agatinya amategeko y'Imana, akamenya basenga, akamenya bahagurutse, akamenya baririmba, akamenya bapfukamye, akamenya ijambo ry'Imana, akamenya bafashe Bibiliya ntayiteranye n'ikindi gitabo, akayimenya kiri umwana. Noneho aho autre loi, noneho andi mategeko ni amategeko yo gukora l'action donne de la force, iyo umuntu akoragira imbaraga in total harmonie règne dans l'univers de Dieu, areka hari gushyira hamwe no kuzuzanya kw'iby'Imana yaremye, tous les êtres célestes sont constamment en activité. Ntabwo ndivuga amapaje, ni cya cyigisho ndi gusoma cyo ngiro rwaje gusa, ni icyigisho cya 61 muzagisoma mwitonze muzumva mu byinshi. Noneho aha rero tous les êtres célestes sont constamment en activité, abo mu ijuru bahora ku murimo. Et sur ce point, le Seigneur Jésus a donné dans sa vie un exemple pour chacun. Il est de rien à rien, faisant du bien. Yesu yaraje avuye mu ijuru hatagira abanebwe, ageze mu isi ko yakubitaga hirya no hino akora ibyiza. Urumva ko ubwo byanze bikunze imibereho yakubitaga hirya no hino, wabona nko kuzazanira. Noneho kubw'ibyo ngabona mbese umukristo yarakwiriye gukora kurusha tagisi, iriruka mu muhanda iyanya abantu ahigeze ihagarara kurusha ugenda nyuma ikabigarutse igasubira yikagira ite, mbese ukabona buri gihe uhora bwira vuba ku bataximene. Noneho umuntu akwiriye gukora pour servir, agomba kubaho ari uwo gukora. Rero yakora kubitaga hirya no hino. Epfo hakoresheje mu ijambo ingaruka zo kwica amategeko y'Imana, ubwo indwara zaraje. Noneho yakubwira ati buriya ibyo muzabisoma mwitonze. Icyo nashaka kuvuga nuko ko byanze bikunze amategeko mboneza mu bantu n'ubundi atwereka uko umuntu abana n'Imana, uko abana nawe, uko abana n'abamubyaye, uko abana n'abandi. Ngo amategeko y'Imana ari muri zo nzira enye. Kubana nawe bwite, urumva ko niba bakubwiye ngo ntukifuze ni wowe, niba bavuze ngo mbitandatu y'ukora ni wowe, niba bakubwiye ngo ntukagire izindi mana ni wowe n'Imana, yavuze ngo ntukibe ni wowe n'undi. Yarangiza ubwo niyo mpamvu mbese amategeko y'Imana akwigisha ibyo ngibyo. Kuko rero ijambo turi kwiga ari kwirinda ari hame, ubwo twari tukivuga cyane gato cyane ku ngingo ivuga amategeko 10 ni icyamaze. Noneho ku ngingo ya kabiri ni amategeko mboneza mu bantu, ibi bintu bita loi sociale cyangwa se uko umuntu abana n'abandi. N'ubundi nta muntu wagenewe kwirya, ahubwo umuntu yagenewe kubaho akaryohera abandi. Mu Waroma igice cya mbere umurongo wa 5 n'uwa 6 hatubwira ko mu mibanire yacu n'abandi umuntu akwiriye kureba, ndetse bitabo bimwe ntibibura kuba barabira kugira ngo buri munsi ukwiriye kuba hari icyo amarindi ukanagenzura. Abantu benshi cyane, ndetse Yakobo yaravuze ngo uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha. Ubwo bivuze ngo niwira nta cyiza ukoze, wayije ntiwatukanye ntiwasebanije, ntawe wibye ariko wakosheje kuko nta cyiza wakora indi muntu. Ubwo rero ni intambwe ya kabiri cyo kugira ngo bizumvikana nuko imvura yitumba yasutswe, niho umuntu azicuza iminsi yabayeho nta cyamaze. Noneho ubwo abantu bazagira inzara n'inyota byo gukiranuka. Aha ndajya mu Baroma igice cyaho cya mbere. Ubutumwa bwiza ni bwiza nyine, ariko bugomba gusobanuka kandi bugasobanukira ujijutse. Pawulo yaravuze ati niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemwe abumvira Imana babiheshwe no kwizera. Urumva ko ikindi cya mbere Imana iduha ni ukuduha igikundiro. Kubw'ibyo kubera iki? Iyo hatabaye kubagira igikundiro, bisa naho abantu benshi cyane babaho
ariko bakabaho batazi ibyo basabwa gukora n'ibyo basabwa kumvira, kugira ngo mu gihe nk'iki tubeho turi ab'Imana kandi dusobanukiwe neza impamvu Imana niyo iduha igikundiro, ariko icyo gikundiro nawe ukigiramo uruhare. Yarangiza ni koko uhinga neza, ni koko ariko ukanabagara. Yarangiza kubatera imiti bakayitera, abashingirira bagashingirira, yarangiza abatura bakatura, yarangiza bityo mbese hari impamvu wakora. Ubukristo nabwo buravomererwa, ubukristo nabwo burarindwa. Niyo mpamvu hagomba kubaho amategeko mbonezamubano. Ibyakozwe 24 umurongo n'uwa 16 nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandege ikibingirira Imana cyangwa abantu imisi yose. Wumve kugo byanze bikunze umuntu ari ku isi yerera Imana imbuto akerera n'abandi imbuto. Ayo niyo mategeko mbonezamubano. Ibyo wabisanga mu Efeso 4 aravuze aya magambo ngiye gusoma n'ubundi mu Efeso 4 harimo amagambo Paulo yavuze, ayavuga atya ari mu bantu burya basobanuye amategeko mbonezamubano neza. Yavuze mu gice cya 4 aravuga ati mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwira bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse, nuko muyambure ibinyoma umuntu avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nawe utekereza kuba ubaye urugingo rwa mugenzi wawe, rukumva neza. Buriya nta muntu uri kwisi uguhemukira birenze uko akwihemukira, ahubwo abaguhemukira nuko wowe wihemukira, wowe ufite ikivi kinini mu kwihemukira kuruta abaguhemukira, ariko nti wari wiyanga. Tugiye no muri monde physique byongera ubwabi gusa, abagusurira nuko wisurira kenshi kuruta uko abagusurira bagusuriye, ariko ntabwo wari wizinuka. Wowe ubwawe ujya kwituma ukajya mu musarani nta wundi kujyanyeyo, abantu umubiri wawe kujyanya ahantu habi, harangiza rirakuri, yarangiza urirakaza urishimuka ikubita urwara, birashoboka. Ariko umuntu akunda kubara ibyo abandi bamukoreye ni bibi, ariko ntabara ibyo yikoreye bibi. Rero kubw'ibyo ndagira ngo ntagiye kure cyane kuri iyo ngingo, amategeko mbonezamubano nayo ntazahinduka, niho twerera imbuto. Nkuko igitoke kitirya imineke, amasaka ntiyingwe igikoma, inka ntiyimenye ikivuguto uko kiryoshye, umugezi ndi wimara inyota, yarangiza igiti cy'igitera igicucu, yarangiza imyaka ntiyirye, yarangiza mbese ibyo bintu byose umukristo yamaze kwakira ubutumwa amategeko mbonezamubano abagomba kureba ngo abandi bandiye kwiki ku buryo bumva baryohewe. Yarangiza utatekereza ibyo ukaba urahura icyagumbwa. Aho ntabwo mbatinda cyane, yari amategeko mbonezamubano. Ndagira ngo ni ukubabarana n'abandi nibo umuntu no kwishimana n'abandi, ayo niyo mategeko mbonezamubano. Ngiye rero ku mategeko mbonezamirire. Mwibuke ko turi kwigana gusa ijambo kwirinda ni hame. Amategeko mbonezamirire iyo bishatse kuvuga iki? N'Abakorinto ba mbere 10:31 namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mukoreye byose guhimbaza Imana. Iri jambo rirakomeye, abantu benshi cyane barifata nk'iryoroshye, ariko ni igitangaza. Kugira ngo urye uzasaremo kubaha Imana, unywe uzasaremo kubaha Imana, ukore uzasaremo kubaha Imana, utekereze bizabe kubaha Imana, mbese bibyara umusaruro mwiza. Rero bizaba ari ikintu gikomeye. Ndagira ndi kubera iki bituma twibuka ko turi urusengero rw'Imana, aho twasomaga n'Abakorinto. Ariko Abakorinto Paulo yabandikiye cyinshi cyane bitewe nuko bari abanyamahanga bemeye ubutumwa vuba, ngo niyo babaga baretse ibisindisha ngo banywaga n'ibiryoherera by'imitobe, ngo nabwo bakirukisha, bagira ibyo bita vomitif. Yarangiza yamegera kugira ku mutobe mwiza w'umuzabibu, akanywa kumva yujuje inda, akongera agafata akantu ko kwitera iseseme akaruka kugira ngo yongere abone ahashyira. Abantu rero bari bafite imiterere n'imirire n'iminywere inanirwa kwitegeka. Nicyo gituma Timote yahageze aravuze ati nzanywa amazi gusa pe, ntabwo nabana n'abandi. Birangije noneho kutanywa umutobe nawo umuzabibu bimugwa nabi, bimuguye nabi. Paulo aramubwira ati uyu unywaho gake. Abenshi ariho biwurira ukibira ngo yaramubwiye ngo nangwe inzoga huye. Ijambo vino ryari ijambo n'ibintu ni imitobe iva mu muzabibu, yarangiza ishobora kuba ari umutobe bwite, watinda ikabihira, watinda ryahira rikazahinduka umuce. Yarangiza banje banasembura nuko byasemburwa n'ikirere bitewe n'ikirere gishyushye. Rero kubw'ibyo icyavugaga muri Bibiliya ni umutobe yarasanzwe, uyu mutobe mubisi muhama, yarangiza utagize gashye na gato cyane nta alcohol irimo. Uwo niwe yamubwiye ati uyu nywaho gake kuko urwaragura. Icyo gihe ngo umutobe w'umuzabibu waravuraga cyane, kuko na n'ubu uzibonye ubu ko ubonye ikintu kinini cyane. Inzabibu zituma umwijima utarwara,
inzabibu zigatuma amaraso y'umuntu yiyongera, inzabibu zigatera amahoro mu mutwe, kubw'ibyo ku buryo n'igogora rigenda neza bitewe n'inzabibu, kuko iyo kintu cyongereye amaraso feri iba yiyongereye, uko wakira umwuka uko igogora ritambuka, gusinzira neza kuraza ku bwa feri. Yarangiza niyo mpamvu yamubwira ati uyu mwaho gake, ariko ni umuzabibu w'umutobi. Yarangiza icyo gihe rero ariko bari babimuteye nabo bajyaga birutsa, bari babiteye. Noneho rero arangije aza bituma abakorinto yakunze kubabwira ibyo kwirinda cyane hamwe n'abatesaloniki. Abakorinto akibabwira cyo yari kubabwira ati ariko hari n'ikindi, nta nubwo no kwirinda ngo tutarwara gusa, ahubwo turi urusengero rw'Imana, ubwo turi inzu y'Imana. Mu Bakorinto ba mbere 3:9, ubwo turi inzu y'Imana, iyo nzu igomba kuba nzima, iyo nzu ikaba nziza, uzayisenya ishyano rizamugwira. Yarangiza ubwo byanze bikunze wumve ko ari ihame, ushenyura urusengero ishyano ryagwa. Na Abakorinto ba mbere 3 ndasoma muri aya magambo ndetse na 6, ntimuzi yuko mu rusengero, ni mu gice cya 3 cy'ugwa mbere umurongo wa 16, ntimuzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi yuko umwuka w'Imana aba muri mwe. Mbese namwe muse n'abareba, ubwo ninde muntu wabazi ko ari bugendererwe na perezida, akagendererwa n'abadepite wenda cyangwa abaministre cyangwa abagenerale, maze yarangiza uwo munsi agakubura akabirunda muri saro mu rwakiriro. Uwo ari we wese yakoropa n'akayira kagiyiwe n'isaro bicaramo, intebe yazihanagura, niba bari burare yasmesa amashuka, amaguru y'intebe yayoza, nta kindi kibiteye. Imana nayo icumbika muri twe. Ubwo icumbika muri twe rero hagomba guhora hakubuye, hasukuye, hafite ibintu byose bisabwa kandi byuzuye, kugira ngo abantu b'Imana bajye bamenya neza ngo byanze ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, cyangwa se mu yandi magambo ntimuzi ko ubwo mwebwe muri urusengero Imana ari yiza gusengwa, kandi ko ingingo zanyu arizo zigomba kuyakira. Yarangiza ibyo ni Zaburi 103 umurongo wa 1, umutima wanjye himbaza Uwiteka, namwe mwabindimo mwe nimuhimbaza izina rye ryera. Ubwo se muri kumva hari abandi bizera uretse igifu, umutima, amara, urwagashya, umwijima, impyiko, imitsi, amaraso, ntimwumva ko ari bo guhimbaza Imana? Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ariko mwabindimo byose mwe namwe muhimbaze izina rye ryera. Niba usengera mu rusengero hakeneye abizera beza, ariko niba Imana isengerwa muri wowe nayo ikeneye ingingo nziza. Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bigomba kwitabwaho. 17, umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Niba urusengero ari twe kandi umuntu akagira ate akarutsemba, ubwo nawe ngo Imana izamutsemba. Noneho bigaragaye neza ko ariho abantu bazatsembwa baziza yuko bishe umubiri wabo. Kwangiriza umubiri wawe bizagushyira mu rubanza kuruta uwishe undi. Ntabwo mvuze ko uwishe undi we bigize, kwisha undi ni bake uzaba wishe, ariko kwiyica gukwica benshi. Uba wishe wowe ubwenge bwawe, uba wishe akamaro kawe, uba wishe itaranto zawe, uba wishe icyitegererezo, uba wishe abazagukomokaho bakagira ihererekanya ribi, uba wishe abazakureberaho bakakwigana, niho uba wishe benshi. Niyo mpamvu abantu benshi cyane batazi ko umuntu uyishe aba yishe benshi, ariko kwirinda kugukabura. None se gutekereza ko biramutse bakubwiye buno bakubwira bati urunyanya n'inanasi na avoka iyo bihawe utwite indikiri ntoya inda ntivamo, yarangiza bikagucika ntubyibuke bitewe n'uko ubwonko bwawe bwibagirwa. Yarangiza ugasanga umuntu yasamye ari umukobwa wawe, ari umuhungu wawe, umukazana wawe, yarangiza ntumubwire ibyo, indi kavamo ya mbere, kavamo ya kabiri, kavamo ya gatatu, kavamo. Uwemera kuvuga kwibagirwa kwawe ari ubwicanyi. Ugomba kumenya niba utibuka icyatuma undi muntu amererwa neza, ubwo kera wamaze kuba umwicanyi, kubimenya kwawe ntacyo bimaze. Ubwo ariko kubera iki wibagirwa nuko wishe urusengero. Niyo mpamvu ihame ryo kwirinda ni ihame rikomeye ku buryo abantu benshi cyane bataryumva, bibwira ngo biroroshye, ariko biba bikomeye cyane. Impamvu umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Ndagira ngo aho ndatambutse naho ntabwo mbatinda, aho ngiye mu gice cya 6 umurongo waho n'uwa 19 n'uwa 20. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Hakuvuga ngo umuntu ntabwo ari iwe. Umuntu yageze iwawe agasanga ufite abana akumva ashaka kubatuma, ntabwo bibaho ni muze shanga umuze batuma.
ahubwo yabambe wampa abanka kabato uyu muntu nubwo yaba ari mwene nyoko yewe barakubwira ngo akadatizwa ni iby'umundi barabyumva neza buri iby'undi iyo hageze byanze bikunze ugomba gusaba n'umubiri wawe ni iby'undi turu wawe ngo wige ahubwo urazi ati mana yanjye ko wambikije umubiri biti abantu benshi cyane ntabwo mumvira ibanga ibintu muri abanyu ngo mwigenge undi ntabwo yapfa kwiroha mu nka zayo ngo apfe kugurisha undi ntabwo yapfa kwiroha mu murima wawe ngo apfe guhinga undi ntiyakwiroha atari umujura ntiyakwiroha mu rutoke rwawe ngo apfe guca ibitoke ibyo bintu ntabwo aba ari ibye ngo ari ibye nawe umubiri wawe si uwawe ngo wigenge 20 kuko mwaguzwa igiciro nuko rero mutumye imibiri yanyu ihimbaza Imana twaguzwe igiciro imibiri yacu igomba guhimbaza Imana kandi ntiyahimbaza Imana iri kuniha ntiyahimbaza Imana yaboze ntiyahimbaza Imana iri kunyenya amazi ntiyahimbaza Imana iri kunuka ahubwo byanze bikunze ihimbaza Imana ruko imerewe neza ibyo ndagira nti kubyumva neza ko umunsi umwe niyo abantu bazabazwa ibyo babikijwe nako turi bisonga ku mibiri yacu umuntu wese kwisi amagufa 206 tugomba kuzayamurika ndabisoma ntariko ubusobanuro ndi gushyiraho ahubwo Pawulo abyandikiye Abatesalonike ba mbere igice cya 5 aza kubabwira amagambo akomeye umurongo wa 23 Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu umwuka wanyu ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza ariga buri ishyano ribari guye ku bantu bafite kumva Yesu nagaruka umuntu azamurika umubiri we namara kuwumurika azabazwa kubera iki biragenze bite ati igifuko bakibazeho ati nuko nararyagaguye birangije aside ziba nyinshi yarangiza amera nk'umuntu ubitse umunyu mu mwenda yarangiza ingingo zanjye zirabora nuko birangije ngiye kwa muganga ngiye gupfa naho raganduka buri munsi yarangije baragisatura bakebaho barashungira barashoneka bagitoya ndatangira ntoranya ibyo kurya Yesu upfa kwakira icyo gipande muriye bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Yesu Kristo ati umwuka byo bigenze bitati n'ishyano naryaga ibishyimbo sinywa amazi yarangiza nkarya inyama nkarya amagi nkanywa amata ndagenda proteine ziba nyinshi amara yanjye ananirwa koza amaraso nutse umwuka uwo turanye umubiri akarafasha amazuru wo nkurikiye wese twazamuka umusozi cy'Afrikagwa umwuka wanjye waranukaga byagenze biti yarangiza n'umwuka yarangiza intekerezo nazo zigomba kurindwa tugomba kubaho dufite kwera twifuriza abandi byiza ese kubibifuriza kuba tavuye ngo bibakorere byose wabinaniwe no kubibifuriza ubwo no kubibifuriza ngo mwifurize ngo buri guhinga uzeza ubwo wabyaye umwana azabe neza ubwo inzira kuba kwizuzure hari ubwo bakubwiye ngo umuha amafaranga yo kuyuba ariko unanirwe no kumuha nako gatangwa ntigashire yarangiza nabyo bigomba kurinda rero ubwo ati n'ubugingo amaraso yacu agomba kuba yuzuye dufite abasirikari bahagije dufite imvuzo zihagije imisemburo mvuzo ihagije dufite byo bita plaquette globule rouge n'ibyo bita globule blanc yarangiza ingwara ntizipfe kwadukira umubiri wawe ntusonze ugasinzira ku gihe yarangiza ibyo niyo mpamvu avuye ngo kugira ngo utazabaho umugayo ubwo hari icyo umuritse bagasanga kidashyitse cyangwa kuvuga ngo unaniwe gutanga ibyo wabikijwe ari byo byitwa ingingo zawe yarangiza bahagara imbere y'Imana ivuga ngo mvaho ndi simvuze mbese narakubikije undagirira nabi narakubikije ntiwanyonkereza inyana narakubikije zicwa n'inzara narakubikije zirarwara bityo umuntu ni igisonga cy'umubiri we azawumurika kubw'ibyo kwirinda niyo mpamvu ari ihame ryigishwa niyo mpamvu avuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora nimubiragize izabibarindira buriya hari abantu batazi ko umuntu abitse Imana ubugingo bwe rero kubw'ibyo yari amategeko mboneza mirire ariko tumaze kumenya neza icyo dusabwa kuri iyo ngingo kubera iki mu mirire no mu minywere ni igitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu page 458 harimo aya magambo agira ati ndagira ngo wenda mu gihe naba ndi kwerekeza aho nibwira ko hakomeye haranditse muri iki cyigisho cya 47 kuba gifite intekerezo imico n'ubumuntu cya kabiri icyigisho cya 47 haranditse ngo
la santé est un bienfait que plein de personnes apprécient à sa juste valeur. Amagara mazima ni ubutunzi buhabwa agaciro kabwo kazwi n'abake. Amagara mazima ni ubutunzi, ariko agaciro kayo magara mazima kazwi n'abake. Burya hari abantu baba batazi agaciro k'ibintu. Impamvu c'est que dépend en grande partie le premier rendement de nos forces physiques et mentales. Ariga amagara mazima nicyo gishoro kinini cyane dukuramwo imbaraga z'impagarika nizo gutekereza. Ubwo bivuze ngo umuntu afite amagara mabi gutekereza nako kuragabanuka. Nuvuga ngo ntiwirirwe wibaza, ntiwirirwe ngo wirirwe wihangayikisha. Intekerezo zawe ni ngufi, ni amagara ari magufi. Ni ubuzima bwawe niba ari bwinshi, ubwo n'intekerezo ziraguka. Noneho ubwibye umuntu agomba gufata neza umubiri kugira ngo imbaraga z'impagarike n'iz'ubwenge ziyongere. Impamvu nos impressions et nos passions auraient le siège dans le corps. Arega amarangamutima yacu n'irari ryacu byose biboneka bituye mu mubiri. Celui-ci devrait donc être conservé dans les meilleures conditions physiques et placé sous les meilleures influences spirituelles. Uyu mubiri wacu muri kureba tugomba kurinda neza mu buryo bwiza kandi no mu by'umwuka. Tugomba ubwaho tugomba kurinda neza mu buryo bwiza kandi no mu by'umwuka. Impamvu pour que nous puissions faire les meilleurs arts de nos talents, nta kindi iyo umubiri urinzwe neza ugafatwa neza niho n'itaranto zigira akamaro. Ngo itaranto ntacyo zamara. Umuntu afashe umubiri we nabi yarangiza akajya gukoresha itaranto ze yabasa n'umuntu wagiye guhinga isuka idakwikiye. Rero kandi ntabwo wabishobora. Ufashe isuka idakwikiye yarangiza ukayihingisha nta mubyizi wagira. Ni nako uramutse utarinze umubiri itaranto zawe ntabwo zagira umusaruro. Tout ce qui amoindrit nos forces physiques affaiblit de même coup notre intelligence. Ikintu cyose kigabanya imbaraga z'impagarike kiba giciye intege imbaraga z'ubwenge. Iyo umuntu ikintu kigabanyije imbaraga z'impagarike muri aho kanya n'imbaraga z'ubwenge ziragabanuka. Yepfati qui devient moins capable de discerner entre le bien et le mal. Kandi uko umuntu arushaho kugenda agabanuka atyo gutandukanya ikiza n'ikibi biramugora. Ngo iyo ubayeho ubwo rukuva ko umuntu wica umubiri yishe n'ubwenge. Ubwo yishe n'ubwenge ubwo ubuhanga ubwo gutahura gutandukanya ikiza n'ikibi birananiranye. Noneho kubwira nicyo gituma muri komunisi yageze mu kaga. Abantu baribwira uko bitari bagapanga uko bidakwiriye gupangwa, bakifata uko bidakwiriye kwifata bitewe nuko bishe umubiri ubwenge buragabanuka gutandukanya ikiza n'ikibi birabagora. Niyo mpamvu aho ngaho ndagira nti ngerageza gusoma page 458 icyo cyigisho un estomac surchargé affaiblit les facultés mentales. Igifu cy'umuntu gihora gisendereye gipakije nk'umufuka wuzuye ibirayi kitagira uruhumekero, icyo gifu gicogoza ubushobozi bwo gutekereza. Icyo gifu gishobo namwe yo murya muzirikana icyo gusa aranditse yagira ati on néglige généralement de faire comprendre aux enfants l'importance du moment, de la manière de manger et des aliments qu'ils doivent prendre. Ababyeyi benshi cyane birengagiza uko bakumvisha abana babo akamaro k'igihe cyo kurya n'uburyo bwo kurya n'ibyo kurya bakwiriye kurya. Akamaro k'igihe cyo kurya n'ibyo bakwiriye kurya nuko bakwiriye kubirya. Ntabwo ari ababyeyi benshi baganiriza abana babo ngo babumvishe. Temperance ubwiguye umwana abaguye mu makosa ariko ayo makosa makuru araye umubyeyi we. Impamvu horaire permet de satisfaire librement leur goût, de manger à toute heure, de prendre des fruits qu'ils désirent, et cela avec des pâtisseries, des pains, de beurre, des sucreries qu'ils mangent presque en permanence et qu'il faut des gourmands et des dyspeptiques. Ababyeyi bemerera abana babo mu bwisanzure bwinshi kurya ibyo bashaka, kurya isaha bashakira, kubifatira udutunda aho utubuto aho tubatubonye n'amatunda. Yemwe bakabifatanya n'udukati n'udutsima amavuta y'inka uturyoherera, bakarya igihe bashakiye kandi buri gihe bakazakura arinda abanyanda nini n'abanyantege b'umubiri. Urumva bakazakura ari abanyanda nini. Ntabwo ndivuye igisambo kwa imivugire yacu igisambo bamwe mu Kinyarwanda cyabo bavuze ibyo bita voleur, ariko abandi mu gisambo bavuze umunyanda nini cy'abarundi bo nabo bafite ukundi babyita. Rero ntabwo cyo nashaka kuvuga gusa nawo banyana nini nabo bantu babona ibyo kurya ubwenge bugatakara nawo gucurunda ukabona biramunejeje
kurira hije bikaba byiza, kuryagura no kutigenga. Umwana ibimwemereye akirato abazakura ari umunyantege nke kandi azakura ari umunyanda nini. Tere emule azahora ameze nk'imashini beto. Kubw'ibyo bizabyara iki? Reka wumve icyo bizabyara. Mais souvent ceux qui sont appelés à prendre des décisions urgentes sont influencés défavorablement par une alimentation défectueuse. N'abashinzwe oya ndasimbutse gato cyane reka c'est qui fortifie l'esprit. Hari ibintu bituma intekerezo z'umuntu zikomera, zashobora kwihangana, zashobora gukemura ibibazo, zashobora gushingiriza, zashobora kutarambirwa, zashobora kuyungurura ibivuzwe. Yarangiza des hommes qui occupent des postes de confiance ou à prendre chaque jour des décisions importantes. Abantu basanzwe bari mu myanya y'ubwiringirwa, n'abayoboye ibihugu, n'abayoboye ibigo by'amashuri, n'abayoboye ibitaro, n'abayoboye imbagwa, n'abayoboye amaduwane, n'abayoboye ubucuruzi, bese abo bantu bafite igihe cyo gufata imyanzuro. Baravuze ngo babiringirwa bagomba gufata imyanzuro ko bukeye, apere agire rapidement, babandi basabwa gukora ibyihuta. Inzira hiye buriya kubara ngo ngirahiye ngo muvuze ngo iki ngirahiye wone nubiya cyashya atahubwo icyumba cya kabiri kirafashwe uye wi burase ngo abantu baturanye nawe. Uyu muntu usabwa gufata imyanzuro yihuta iyatindagiye mu bwenge bitewe no kutirinda ashobora kurimbura ibintu byinshi. Biba bikeneye abantu bihuta. Barakubwira bati umwana aricaye kandi nyane ku gise cya nyuma, natinda umwana agwa mu matako cyangwa nyina apfe bigende bite. Ngo none ngo tugire duti kuko nta dogiteri uraha ngaha ngiye akaba nta n'amayinite mfite uko kunanirwa gufata imyanzuro yihuse. Hariho abantu ku isi basaba gufata imyanzuro yihuse, basaba kubahiriza umunota, bakubahiriza igihe. Abo bantu nk'abo babaye abiringirwa bagomba kuba ari les hommes tempérants, bagomba kuba ari abantu babirinda badatindagira mu gufata imyanzuro. Bagomba kuba ari abantu bake bavuga ngo ati il ne peuvent le faire appeler agir rapidement. Mu gihe bahamagariwe gukora vuba, il ne peuvent le faire que s'il pratique une stricte tempérance. Umuntu abigeraho gusa uko yirinda. Niho abantu bamenya bakavuga ati byo kurya biramenetse kandi abantu barabazugera muri salo none begize bite birancitse kandi baramaze gukaraba bigenze bite. Yariga niyo mpamvu mu mateko yigisha kugabura barakubwira ngo ntugakarabisha abantu byo kurya bitaragira ku meza, kugira ngo batamara gukaraba bikagira bite bikameneka. None bimenetse bamaze gukaraba ni ngoma ngo banze wiringira ko byose byagize bite byahageze byamara kuhagira ukavuga uti mukarabe kuko bigize bite. Ubwo impanukira bisigaye kuri bo nibajya kwarura bakabimena arabarabona aribo bihombeje gutabwa mu ihangane biramenetse bamaze kugira bate bamaze gukaraba gusa ntiryabarisha. Noneho kubw'ibyo ibyo aravuze ngo abantu basabwa gufata imyanzuro vuba ntibabishobora baramutse batari abantu birinda byuzuye. Ibyo rero abagabo bafata imyanzuro vuba, abanyeshuri bafata imyanzuro vuba. Nawe tekereza mwarimu avuze gusa ngo mufate amakaramu n'impapuro buno dutangiye ikizamini. Hari igihe mwarimu ajya yoroshya akavuga ati yamara kubona isomo rirumvikanye neza ashaka kuzamura abana neza, yarangiza akavuga ati mufate amakaramu mwe gukora ikizamini. Amaze kubigisha ko igihugu gifite intara 30, ubwo ndavuga kino gihugu district uturere 30, yarangiza yamara kuvuga ati uturere 30 akahera akora icyo bita liberation ngo mbese nibura babuhorere. Nuko yarangiza agasanga reka umunyeshuri yinjiye mu ishuri nta karamu afite, ati mwarimu reka njya kuzana ikaramu, uyanjiye muri salle de classe nta. Yarangiza ati oya nta mwana usohoka mukora ikizamini. Ubwo agacyura zero bitewe n'uburangare. Iyo abantu batirinda bahora ari indangare. Kubw'ibyo l'esprit se fortifie par exercice rationnel des énergies physiques et mentales. Ubundi intekerezo zikomezwa n'imyitozo ihoraho imbaraga z'impagarikani zo gutekereza. Si l'effort n'est pas trop épuisant, ni umuhati wawe atari ucogoza, toute lassitude récente apporte une nouvelle vigueur. Igihe cogoye buri gihe cyangwa se mu yandi magambo iyo urushye ukaruhuka wananiwe n'ubundi urongera ugahembuka ufite imbaraga. Ubwo mbese muri magufi unanizwa n'ubunebwe ahora ananiwe, ariko unanizwa no gukora ava mu munaniro afite imbaraga. Ibyo byiza hariho échange n'ukugurana. Mais souvent ceux qui sont appelés à prendre des décisions urgentes sont influencés défavorablement par une alimentation défectueuse. Benshi mu bashinzwe gufata imyanzuro yihuta kandi ikomeye bakunda gufata mibi bitewe n'imirire mibi. Imirire mibi yatuma umuntu afata imyanzuro mibi, kunywa nabi, kurya ibyagaze, kurya ibyaboze, kurya ibinuka, kurya ibituzuye.
ibyo byose byatuma umuntu afata imyanzuro mibi. Yarangiza un estomac malade, là l'esprit confus, y'igifu cyawe gihora kirwaye, uhorana urujijo mu bwenge. Iryo ni ikosa rya mbere. Ngo ariko mu gihe mfite ikibazo, ngo ikibazo ufite ni ikihe? Ngo nyanibaza niba tuzajya mu ijuru ngo tujyanye n'inka. Tangaza ko turi kwisize ngo tutugoboka mu ijuru tuzatujyanye ngo ziye kutugoboka, kugira ngo tuzaremeshe isoko se. Bidutwaye iki tugezeyo tukabona ubugingo buhoraho budapfa kandi butarwara budahunga ntibukene. Ubwo urukumva ibyo ushaka kujyana rugira ngo nubigerayo bizagukenure. Ubu si cyo nacyo kigukereze ngo ngiye ndashaka igihamye, ariko intekerezo ziri mu rujijo wibaza nabi. Yarangiza ati endesi gufata imyanzuro bikakugora iyo urwaye igifu. Souvent irritable, inshuro nyinshi ukunda kwivumbura ubusabusa. Dile uba nabi, injuste kubeshya ntibikugora iyo urwaye igifu. Urukumva ko gifata neza ni uburyo bwo gukosora imico, byatuma ushobora epfati beaucoup d'œuvres qui auraient été pour le monde une bénédiction ont dû être abandonnées. Imirimo myinshi yari kuzabira isumugisha igire ko bitewe n'igifu et pour d'une mesure injuste, cyangwa abantu bagafata imyanzuro idakwiriye, oppressive, bakaba abantu b'abanyagitugu bagahata, et cruel, umutima w'ubugome ukaza ari igifu, a été prise à cause d'un état morbide conséquente de mauvaises habitudes alimentaires. Imyanzuro itera ishyano, imyanzuro ihombye isi, imyanzuro itera intambara, imyanzuro itera ubujura, imyanzuro itera konona, yose yagiye ifatwa bitewe n'akamenyero k'imirire mibi mu buzima. Kwirinda iyo ukosoye imirire ugakosora igifu, uba ukosoye n'umubano n'akamaro n'umugisha ku isi. Niyo mpamvu aho ntatinze cyane ndagira nti ubwo ingingo ya mbere y'icyakamaro ko kwirinda ni uko umuntu ahereye ku gifu, ariko turi urusengero. Ndagira ngo buri wese agerageze kumva neza. Ngiye kujya mu nyungu mu minota 10, yarangiza mbone ninjire muri indi shami, kuko iki cyigisho turakigesigazaho iminota 15 ngo abantu bose bagerageze kumva icyo ari cyo. Ijambo kwirinda ni hame nicyo. Igifu rero wumve ko ugifashe nabi, ukarya uryagaguye, ukarya ukarenza mbiga, ukarya ninjoro, ukarya ibikakaye gusa, ukarya ibivanzi bitavangwa, yarangiza ukarya bitaragenewe ninjoro ukabirya, yarangiza ukarya washonje, kubwirwa kenshi, kurya ntuhage, ibyo byose uri gufata igifu nabi. Yarangiza ndasubiramo, uriye ninjoro ubwo igifu, uvanze bitavangwa ninjoro ubwo na amavuta n'ibindi byo kurya ubwo igifu, ucyujuje kaburuhumekero ubwo igifu. Yarangiza uyirusukume rw'amazi gusa tigikanje waba wakigoye, uri urakaye waba wakigoye. Yarangiza icyo bibyara niyo confusion, niho n'urujijo mu bwenge, ukajyobegwa yuva niyuya ku buryo n'igitabo umuntu agifata akayobwa hari buhera soma. Yarangiza indirimbo akabaho ntayazi, yanaririmba ntayifate mu mutwe, basenga ntiyumve n'icyo basenze, gusenga nawe akumva bitamureba, agahora kurakara ubusabusa. Iyi si ukazi ngo irakariramo ukazataha hehe? Iyi si ukureba ni negative, ni ndanze, uregeze rero ngo uzahora urakaye, wazigira n'injoro arangiza kumva ushinze amavi urakaye. Bigenze bite kuryamye nabi? Ati nibuze ukuntu runaka yambwiye. Yarangiza waruzi ko hari n'abantu barota bakarota bapfuye, uwo munsi mu gitondo akajya guhinga, mbe nimfa sinzabisiga kuko nari narose napfuye se. Ubuse hari kuya ubwo inzozi zonyine ubwazo zikamukura ku kivi cy'uwo munsi. Yahura n'umuntu azinkuramutse narose urukunkubita. Urukumva ko abantu bari muri confusion, bari mu ndege kwivumbura ubusabusa, kurakara ubusabusa, kunanirwa gufata imyanzuro, ingamba se kutareba. Nawe njya ntekereza byongera ubwabyo gusa. Iyo ubonye ukabona abana ntibamenye guha agaciro bababyaye, ukabona umukobwa araje ageze mu rugo abaye umukazana asuzuguye nyirabukwe, yikore wa muhungu mu nda, arangije aramubyara, aramuheka, aramurira kandi aramuvuza, aramwigisha. Umuhungu yajya guhembwa arangije lisanse, afite akazi keza kamuhemba 300, akajya guha nyina agafuka k'umuceri yihishe. Yarangiza ati we amafaranga ari heko, nabonye kuri konti nkabura amafaranga atari 300, atari ibyo nakoze. Ati mbwira aho agiye. Ati mama namuguriye agafuka k'umuceri. Ati rero atabagura bintu ntabwo uzabashobora. Ubwo na nyirabukwe abaye
umugore nkaho nyirabukwe yari umuvumbishije, ahubwo umukobwa ari kubona ari uri kuvumbisha nyirabukwe, ntamenye ko ahubwo ari we waje kurya ibyeza. Yarangiza ubwo bwenge budamenya gushyira mu gaciro, nacyo ni ikindi. Yarangiza birakwiriye ko abantu bamenya neza ko tugomba kumenya ko ufashe nabi igifu aba arangije no kwica akamaro ke ku isi, kandi ubukristo bwe aba buhindanije. Ndagira nti hariho nk'amategeko agenga n'imbonezamirire twari turiho, ntabwo tujya ku isuku n'isukura, ahubwo ndashaka ngo njye ku kamaro Bibiliya ivuga. Hari n'ibindi biba tutariye, ahubwo twasinziriye. Gusinzira konyine ubwako gusa nashatse kubivugaho gato cyane. Ni Zaburi 3 na Zaburi 4 havuga gusinzira. Iyi Zaburi 3 ivuga iti umurongo wa 5, nararyamaga ngasinzira ngakanguka kuko Uwiteka ari ujandamira. Utegereje ku isi uzaramirwa n'abana wabyaye, uzasitara. N'utegereza bene nyoko bazakora ikivi cyawe bagisige. Yarangiza hari ikidatwizwa ku isi. Najyaga nibaza na n'ubu njya mbyibaza, ubwo nzanakomeza kubyibaza. N'umugani nangiye kubacira, ariko ndashaka kubaciramo. Ahubwo yarangiza aho byanze bikunze ntacyo wakora ngo icyundi kibi cyawe. Icyo undi nani iki nani icyawe byanze bikunze. Ni nk'uko mbese utajya umubwira uti bwo ijisho ryanjye ryapfuye untize ryawe ndirebeshe amasaha 2. Harubwo bishoboka? Ari mwene nyoka akaba afite amaguru 2 wowe ufite kumwe, ambwira uti uyu munsi nawe ucumbagire nanjye ngende nemye. Ntabwo bishoboka. Yarangiza inzu ye wambwira ngo uyiraremo rimwe nanjye ndarimo irindi. Harubwo avuga uti none ubwo inzu yanjye ari ntoya reka tuyirara yawe nini twembi. Hariho akantu ibyundi nani ibyundi. Cyakora yagize neza araguha, ariko ibyundi nari ibyundi. Mbese niyo mpamvu ndetse banavuze ngo mpa mama no gusaba. No kuvuga ngo mpa mama nabyo ni no gusaba. Bigaragara neza ko Uwiteka wenyine niwe washobora guhagarara mu nguna akakuramira. Bati nzajya utegereje humure no gukomera no gukomezwa n'inyunganize ngo zose 100% zaturuka ku wundi muntu. Ubwenge babwagiye. Ahubwo Imana niyo ngoboka y'umuntu wese ku isi. Ati nararyamaga gasinzira ngakanguka kuko Uwiteka ari ujandamira. Igice ni igice cya 3 cya Zaburi 5. Naho igice cya 4 umurongo waho wa 7 n'uwa 8 ushize ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo uburumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko ari we wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. We wenyine niwe waguha kuba, niwe wakuramira kandi niwe waguha kuba amahoro. Mu gitabo cyitwa Votre santé sans risque basobanuye akamaro ko gusinzira kugira ngo nibura kumve. Ravuze ngo les nuits courtes faut perdre beaucoup de temps. Ijoro urisinziriyemo gake kumanguta igihe cyinshi. Niyo mpamvu le manque de sommeil accélère le vieillissement. Kubura ibitotsi byihutisha ubusaza. Ni page yacu 137. Kubura ibitotsi kwihutisha ubusaza. Il augmente aussi la fréquence de maladie. Kandi kudasinzira byongera indwara. Le déficit de sommeil fait perdre en efficacité et en rapidité. Iyo umuntu agenda adasinzira neza, kubingira akamaro no kwihuta mu byukora biragabanuka. Ese muri kumva ni gusinzira Imana yagenye ngo kuzabeho nijoro kugenerwa amasaha 8 nako kurakenewe mu kwirinda. Ibyo umuntu ayibuze hari cyo bitwaye, mwabyumvise ko bifite icyo bitwaye. Byongera byihutisha ubusaza, bigatuma indwara zihora ziyongera zifite imbaraga, kugabanuka kw'ibitotsi bituma n'akamaro wari ufite ku isi kagabanuka, kandi ibyo ukora ugatindagira. On va mettre plus de temps à faire moins de choses, maze gukora byinshi bikagabanuka. Ahubwo ugakora bike kandi bigatwara umwanya munini, orefera moins bien, nabwo kandi bikarengana wa mwanya munini ukabikora nabi. Ikintu kimwe gikora igihe kinini kandi nabwo ukagikora nabi ari kudasinzira. Deuxième source de perte de temps. Akaba rero kudasinzira neza ni igice cya 2 cyo guta igihe. Ni isoko ya 2 yo guta igihe. Le manque de sommeil c'est risque dans nos cellules. Iyo umuntu abuze ibitotsi no mu ngirangingo ze birahandikwa. L'hétéromère marqueur de l'espérance de vie biologique
c'est la cruciprivité ibyiringiro byo kubaho bigenda bigabanuka usanga umuntu byanze bikunze atizera ko ahinze bizera yarangiza akate ntayizere ko umwana azatsinda yarangiza bityo epfo biragaruka biremza ngo c'est qu'il réduit l'état qui reste à vivre arega bituma umuntu agabanuka kurama tous les organes sont touchés kudasinzira bigwa nabi ingingo zose la peau comporte plus de rides uruhu rw'umuntu rurapfunyarara akagira iminkanyari le relâchement musculaire du visage imitsi yawe yo mu gahanga imihore yawe mu gahanga igatangira kwipfundikanya plus marqué et la pigmentation augmente maze yarangiza uruhu rwawe rukagenda gwipfundikanya kenshi en pratique on fait prévient maze kudasinzira kongera ubusaza bwangu urumva ko ubwo nzayansinzira niziguye kubiteka abanyine rumva kuba amahoro le système immunitaire est moins performant yarangiza ubutaraga bwawe ubwungano rw'ubutaraga buragenda bugata umurongo wabwo ubwo indwara zikagushobora le diabète l'hypertension artérielle sont en augmentation diabète kiyongera umuvuduko w'ikirenga nawo ukiyongera la surcharge pondérale et l'obésité sont difficiles à contrôler maze yarangiza umubiri ugatangira kuzura utariye ngo urusha abandi umubyiho w'ikirenga utagira umuyoboro yarangiza ukiyongera no kubigenzura bikagora ari ukubura ibitutsi le manque de sommeil de crunch de réflexes de survie qui conduisent à des périsions alimentaires vers des aliments gras et sucrés pour tenir le coup amaherezo yo kudasinzira bitera umuntu ukunda ibyo kurya bifite amavuta gusa n'ibinyasukari urumva ko ubwo bibaye ikibazo niyo mpamvu no kwirinda kudusaba ko turyama kare kuryama kare nabyo bisaba ko turya kare hari amategeko rero ngenga akurikira tugira ngo dusinzire neza nijoro bisaba ko turya kare ni ukuvuga ngo izuba rikiboneka tugomba kurya kabiri tukarya bike gatatu titubwira ikiganiro kibi imbere yo kuryama kane tugaseka gatanu tukaririmba gatandatu tukaba abantu bibutsanya amasezerano n'amahirwe twagize ku munsi ibyo nibyo bihamagara ibitose uzirinde nubwo yaba ari indoro mbi ugiye gusasura umugore ugiye kuryama uri umugabo ngo ugire ijambo ribubwira abana cyangwa uwo washatse kuko iyo umubwiye uba wirukanye ibitotsi amasaha menshi niyo mpamvu icyo gihe niba banakoshije niba barakubwira ngo ukosora umuntu wakandagiye isabato ngo ntukayimukosoreho ikiriho ngo kuko watuma yica n'amasaha asigaye uraza ugasanga uko biri kose ntiyatetse nibyo sawa yarangiza ugasanga uko biri kose amasaha ntiyoze yego ugasanga intebe iranduye yego yarangiza ugasanga ari muri dushe abandi bari kuririmba yego ariko biretse ntacyo kigarura yameze nk'indi iri kuvamo ubwo ntacyo wakora ngo yisubize mu gitereko hariho ubwo ziba zacitse no kuziviraho biratandukanye nuko yarangiza icyo gihe nuhenga isabato irashoje nabwo uzobe kuzabizana nimugoroba ngo mutabura ibitotsi kuko umunyabyaha iyo amaze kwizambiriza ukamukubuza nawe urakuzambiriza niyo mpamvu aha rero mvuge nti kuri iyi ngingo yo kusinzira ntabwo nyitindaho ni muri cya gitabo cyitwa votre santé sans risque page 137 niho hatubwiye ingaruka yo kudasinzira neza bikoze ku buzima bwose biteye gusaza biteye iminkanyari bitumye ibyo kurya bitakuyoboka bitumye ingirangingo zawe zipfunyarara bitumye akamaro kawe kagabanuka bitumye mu byo wakoraga bike nabyo utindagira kandi nabwo utindagira utanabikoze neza ucanye imbabura isaha ushyira utoranya umucera amasaha 2 ushyiramo amazi ngo uterekeho ayo makara yashize byanze bikunze mbese ubutandame buyongera umuntu atasinziriye neza ibyo abasore banyumve bakiri bato n'abandi bose bakiri bato telefone muyibike bwishe kugira ngo mwe muretse kuyireba kuko ekara umucyo uva muri yo iyo ukubitanye n'amaso n'amatsiko bigahurirana ibitotsi biragenda kandi ubwo bigenze ubuzima buzatandama mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu 138 haratubwira ngo amasaha 60 mu cyumweru y'umusore ngo atumatera ikizere mu buzima y'ibitotsi rero kubw'ibyo aha ntabwo mpatinda ngeze kuri wa mugabane wa kabiri aha twari mwibuka ko turi ku mategeko 4 twari tugeze ku rya gatatu hari amategeko 10
hari amategeko mbonezamubano hakaba n'amategeko mbonezamirire niyo twatinzeho turi iryo jambo kwirinda ni hame noneho hakaba amategeko y'isuku n'isukura iyo cyane cyane ko ntari buyiteho cyane ngo nyatindeho cyane cyane ko ngiye kwinjira mu rindi shami iri shami ryo kwirinda mu mirire no mu minywere dufite impumyi 3 n'abatazi icyo bitwaye n'abayoboye abandi batabizi ni imiryango itabizi mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi 559 mu kigo cya Samusoni ni icya 70 ndaza kubabwira ngo ni cya kangahe ntabwo mbere ko nibuka ko ni cya kangahe ariko biroroshye cyane kukigeraho ni ikigo cya 54 page 549 haranditse ngo la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé kwirinda nyako ni ukwibuza ibigwa nabi ubuzima bwawe uko niko bavuze ngo umuntu aba ari umutampero twebwe kuko ari amashami abiri abantu bakunda ishami rya kabiri hari ishami ryagenewe guhabwa isi n'ishami ryagenewe guhabwa abizera ubutumwa bwa marika wa gatatu abamarika abizera ubutumwa bwa marika wa gatatu bagenewe ijambo tempérance abo mu isi bagenewe reforme sanitaire nivuga ngo bamwe babwigwa uko umuntu yirinda ingwara zitamufata undi akabwigwa uko yivura zaramufashe mu isi rero ntabwo bashyira kwirinda ahubwo mu isi bashyira uko bivura bakakwishimira kuko ubatabaye iyo bashiye kubabwira aho ingwara zituruka batari babikubaza ubwo bugiye gutuma batishimira ibyo wizera kubera iki urabwira uti umuntu ari ibi nibi yagwara ibi ati dore babandi Paulo nibo yahanuye ngo umizi imbere kazaza abantu baziriza ibyo kurya Imana yaremye nawe utazi uziko oreka ngo ndabibabwiye nyine ngo hasigare ngo birabareba oyi wamushyiriye bitari ibi ahubwo gende mubwira uti waragwaye igifu wakora utya ugakora utya urwaye umwijima wakora utya ukagira utya ugakora urwaye amara hemoroide wagira utya ukagira utya yarangiza ubwo benshi nibwira ko mufite amatsiko ngo mbe kubera atari kubivuga ariko byamaze kuvuga ahubwo nuko utabikoze ngo rero umusaruro wabyo ahubwo ujye ukurikirana we kujya ryo akuye umunsi gusa noneho uyu wisi nakiri gifu azakubaza no cyari kimuteye nawe kimubwira nawe akirinde kandi buno noho dufite n'amahirwe kwa muganga baramubwira baturamenye ubwagwa w'umwijima ntukongera kunywa amata yabaye amaze kugwara gutata ibirona n'amagi n'inyamareko ubwo urukumva kwa muganga nabo batangiye kumukosora ariko mubwira umuti azishimira kuko izuba ryo kiranuka rizabarasira rifite ukiza mu maba yari none tempérance bivuze kwibuza ikintu cyose cyakugwa nabi hepati aiser avec modération ce qui lui est favorable maze ugakoresha ku rugero ikigwa neza nabyo niba kubwira bati imineke ni myiza ituma impyiko zikora neza imineke ni myiza ituma umuntu atagira impiswi ihoraho imineke ni myiza umutima utera neza yarangiza ubwo ntabwo ahubwo ngo ufate igitoke cyose ukirya n'ubundi na cyakindi wemerewe ugikoresha ku rugero rero ibyo kurya wemerewe gukoresha buri munsi ni umwuka mwiza duhumeka uwo ntabwo ukwiriye kubwira igihe utawuhumeka ni amazi tunywa ayo agomba kunyobwa buri munsi n'ingano twemerewe buri munsi ko zinjira mu bwenge bwacu bitewe nuko bazita aliment de faculté kandi ubushobozi bwacu bukora buri munsi iyo tutazibonye byanze bikunze umuntu akora atandamye cyane cyane kuba bizi ubwenge n'ubuhanga bimeze nka essence mu modoka iri kugenda iravuduka ariko ikavuduka iri ku uwo muvuduko utewe n'ubwo bwenge n'ubuzima busanzwe bw'ubwenge umuntu yiyobora hakurikije ubwenge ariko niko bugenda bushira ubugomba kugira ibyo ugenda wongeraho ngo udakama ngusanga umuntu akubwira ati reka ahubwo ndi kumana intekerezo zibyagiye ubwo bitewe nuko imbaraga zashize ingano zirakenewe rero buri munsi yarangiza umuntu akeneye kwiyuhagira buri munsi yarangiza si ibyo gusa nuvuga ngo barakubwiye ngo ni ukwibuza ibikugwa nabi no gukoresha neza ibyo wemererwa peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre le régime alimentaire et la santé, leur caractère et leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. N'abantu mbarwa bake cyane baba bazi kwibyo barya ari byo bakomora mu buzima, kwibyo barya arimo umuntu akomora imico myiza, kwibyo umuntu arya arimo akomora kubingira akamaro ku isi, kwibyo umuntu arya arimo umuntu akomora umurage w'iteka ryose. Ni bake babizi.
ubwo rero niba turiye nabi ubwo indwara ziraza, twarya nabi imico mibi ikaza, twarya nabi tukabimbura mu maro, twarya nabi ntituzabona umurage w'iteka ryose, twarya neza tukagira amagara mazima, twarya neza tukagira ingeso nziza, twarya neza tukabingira akamaro, twarya neza tugakorera ubugingo bwacu bw'ahazaza. Ni bake ngo babizi. Niyo mpamvu ntabwo barakubwira ngo iyo umuntu yirinze ngo agira icyo bita santé, sobriété, satisfaction, sagesse, ni 4S. Iyo uriye neza ugira amagara mazima, iyo uriye neza uririnda, urifata, mbese ukamenya kwiyobora. Iyo uriye neza ugira kunyurwa, kandi iyo ugiriye neza ugira ubwenge. Nicyo bashatse kubwira. Urumva ko ubwo byanze bikunze abantu ni ngombwa ngo bamenye ibyo ngibyo. Noneho kutirinda bitwaye iki? Abantu banyumve, kuko umugambi kwirinda ni ihame ry'Imana. Ni ya page 548 niho nsoma. Réparation donc pour une bonne pas responsable non seulement des passions violentes, des désirs de regret de leurs petits, mais aussi de l'exemple des milliers d'enfants qui naissent sourds, aveugles, rachitiques ou idiots. Ku munsi w'urubanza ababyeyi bazabazwa byanze bikunze, irari ry'abana babo ridatangirirwa, kwifuza kwabo kutagira gahunda, ndetse si ibyo gusa, abavutse ari ibipfamatwi, abavutse ari impumyi, abavutse ari ibirema, n'abavutse ari ibigoryi, ababyeyi bazababazwa. Niyo mpamvu wowe rero utakibigarura, akaba warahuzwe cyangwa ugatongana, umugore atwite yarangiza umwana agata umutwe, yarangiza akavuka beno njya mbona akabona umwana, uyu mwana wanjye muri kureba ngo yavutse yananiwe ngo yatinze kuvuka. Bibiliya se kwikubuye umwana w'ikigoryi atinda mu ngobyi, kubera ko ibibwira ko ubwo abaganga aribo batinze, ko atari umwana wari ikigoryi wari watinze, ko hari igihe byanze bikunze yatinda kuvuka ari uko yayobewe umurongo, ibise bikiyobora ariko batazi kwiyobora, yarangiza hageze akiryamira, yarangiza akabashobora guheza umwuka, noneho yavuka ati arananiwe. Rero kubw'ibyo ababyeyi benshi cyane, umwana navuka ari impumyi, undi akavuka ari ikigoryi, undi akavuka ari ikimuga, undi akavuka byanze bikunze, baramutse ababyeyi badakosoye hakiri kare ngo bihane ku Mana, ku munsi w'amateka bazabibazwa. Batuye umwana wahoraga yigenda yicaye, uyu wahetse imyaka 5 atagenda, uyu watinze buriya iminsi umwana amara mu nda iyo imaze kubutaka abagomba kugenda, kuko yamaze 9 agashaka gusohoka, niko n'umwana yamaze amezi 9 avutse agomba kugenda, kavuga ati gukamba kamba no kwicara birarangiye, ngomba kugendesha amaguru yanjye. Ariko yarangije umwaka n'igice atagenda, ubwo ni ikibazo cy'ababyeyi. Rero kubw'ibyo ndagira nti wenda ku ngingo navuga nti nashatse kuvugaho nyinshi cyane, ku isuku n'isukura ntabwo mpajya, kuko ni birebire cyane. Ku isuku n'isukura hacyarimo ibintu byinshi cyane, kandi ndagaruka ku ngingo nshaka ko n'ubundi turangirizaho muri cya cyigisho. Mwibuke ko ubwo icyo turuganira nuko umenya amategeko 10 uko yabanye nayo, amategeko mboneza mubano menye uko ubanye nabandi, amategeko mboneza mirire menye ukurya n'ukunywa, kandi umenye kwirinda icyo ari cyo. Nyamategeko y'isuku n'isukura nayo arakenewe. Rero iyo ntabwo tuyavugaho none kuko igenda cyadukundira, ahubwo turashaka ngo nibura buri wese agerageze kumva 459 ya cya gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, hatubwira aya magambo agira ati 459 harimo aya magambo agira ati mu gihe twiga n'igihe dukurikirana tukareba neza ibyo dusabwa n'ibyo tubuzwa, tuba tugomba kumenya. Basobanuye neza isuku n'isukura, page 461, comment préserver ses facultés mentales. Umuntu yarinda ate ubushobozi bwo gutekereza Imana yamuhaye. C'est qui pratique la simplicité dans toutes ses habitudes. Umuntu yoroshya mu tuntu twose akora, maîtriser son appétit et ses passions, agategeka ipfa rye n'irari rye, peut garder ses facultés mentales fortes, actives, vigoureuses. Umuntu ushoboye kwiyoroshya mu buzima, akamenya kwitegeka, agategeka ipfa rye, agategeka irari rye, niwe wenyine washobora kurinda ubushobozi bwo gutekereza
bugahora bukomeye, bugahorana umwete, bugahorana imbaraga, capable de percevoir tout ce qui exige réflexion et action, akaba ashoboye gutahura buri gihe bisaba gutekereza no gukora. Iyo umuntu azi gukosora akamenyero ke, aravuga ati ariko uyu muri kino gitondo burya ni kwa nyuma, dusabwa kuba twateguye ibyo kurya byoroheje bitakanganye, kugira ngo twitegure ibya nimugoroba n'ibyo ejo mu buryo bworoshye. Intekerezo zikihuta, maze yarangiza ntajye kwitegura isaha igeze, ahubwo akayitegura itaramshyira, kuko yiteguye isaha yayigeze ujya utangira kubona iri kwihuta, kandi iyo yihuse uba utakiyishimiye. Niyo mpamvu umuntu wese wiyoroshya mu kamenyero ke, akitegeka mu ipfa rye no mu irari rye, akarinda ubushobozi bwo gutekereza, bugahorana imbaraga kandi bugakora kandi bufite umwete, niwe washobora gutahura ibisabwa gukorwa kandi akabyibazaho vuba. De distinguer entre ce qui est ce qui ne l'est pas, niwe wamenya gutandukanya ibyera n'ibyanduye, propre à s'engager dans toute entreprise destinée à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. Bene aba bantu birinda bafite umusaruro ibiri, baba biteguye gukora ibi byihuse, gufata umwanzuro wihuse, ibifite umugambi wo guhesha Imana icyubahiro n'ibyatuma abantu bamererwa neza. Reka kwirinda ngo biraba byiza, burya utirinda ntabwo yakenerwa, burya utirinda unamukeneye ntacyo yakumarira, burya utirinda nta mushinga afite wo guhesha Imana icyubahiro, burya utirinda nta byiza bimukorerwamo ashaka ngo abandi bamererwe neza. Niyo mpamvu kwirinda bifite uruhare ku bukristo, kwirinda bifite uruhare ku mubano w'umuntu n'undi, kwirinda bifite uruhare ku mubano ku buzima bwawe, kwirinda bifite uruhare ku bwenge bwawe. Kutirinda ni ugusiba ubwenge, ni ugusiba ubuzima, ni ugusiba agaciro k'Imana, ni ugusiba akamaro ku wundi muntu. Ngako akamaro ko kwirinda. Rero igihe cyageze ni gito cyane. L'inactivité physique, le stress de force mentale, iyo umuntu adakora ari umunebwe, intekerezo imbaraga z'impagarike zo gutekereza ziragabanuka, mais aussi morale, umuntu w'umunebwe no gutunganya biramunanira. Ashobora kwicarana n'ibishingwe mu nzu, akicarana n'amasafuriya n'ibiborezwa by'amasahani, inyo zikaza mu mabakure, zikaza mu mabase y'ibintu byabiswemo bitoga buri munsi. Yarangiza amavuta kandi yahuriranye n'ibishingwe by'ibamo proteine, bigahura n'ibyo bita bacteria zigenda mu kirere, kurema ibindi bintu biroroshye cyane. Niyo mpamvu hakubwiye ngo kudakora kw'impagarike, kugabanya gukora kw'intekerezo nuko gutunganya. Les nerfs qui relient le cerveau à l'organisme entier sont intermédiaires pour communiquer avec l'homme et toucher son être dans l'intérieur. Si yumva ihuza ubwonko n'ingingo, ni nayo Imana inyuriramo ngo iganire n'umuntu w'imbere. Imitsi yumva ihuza ubwonko n'ingingo, ni nayo Imana inyuriramo iyo mitsi yumva ngo iganire n'umuntu w'imbere w'umutima nama. Tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux. Ikindi cyose umuntu yakora amaraso agatembera neza mu mitsi yumva, affaiblissant ainsi les puissances vitales, bica intege imbaraga zo kubaho, et la réceptivité de l'esprit, kwakira kw'intekerezo kukagabanuka, la plus difficile le veille de fibres morales, maze imihore ituma ubwenge bushinzwe gutungana bukanguka nayo igasinzira. Tugomba gukora, tugomba kwambara neza, tugomba kurya neza, tugomba gusinzira neza, kugira ngo ubwonko bwacu bukorane n'umubiri, kugira ngo umuntu abere abandi umugisha, kugira ngo imushinga wo guhesha Imana icyubahiro wiyongere, kugira ngo ibyo wikorera nawe bitunganye. Ngaho akamaro ko kwirinda. Rero bavandimwe, reka kwirinda bihinduka ihame ku muntu wese wemera ko ari umugorozi. Yarangiza nyuma twivure, ariko tutitera n'izindi ndwara. Tuvura abandi kuko turi umugisha wabo. Twirinde indwara kuko turi abanyabwenge. Ubwenge ni ubwugamo, kandi akamaro ko kumenya nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Imana ibidushoboze muri kino gitondo, kwibuka ko hari amategeko 10, amategeko mbonezamubano, amategeko mbonezamirire n'amategeko y'isuku n'isukura. Ayo yose tugomba kuyamenya, tukayiga neza. Muri iyi saha imwe ntabwo twaba tuyize ngo tuyarangize. Reka dusabe Imana ngo izaduhe imyumvire myiza n'imikorere myiza mu buzima, mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi
ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza